wawushusha amashimwe akanwa kanjye nakukuzuza indirimbo aho byari bigoye waratabaye warakoze mwami uruga rwa mberaga wararunyambuye unyambika ibyiza byahera hawe. Nabwiraga abafana banjye ukomerewe Imana nimfashe ikankiza nzakora ikiganiro kirambuye nihabaho gutaha kandi nabwo nta kibazo mfitanye n'Imana nta n'uwo dufitanye ikibazo kuko mfite uburibwe bwinshi ndokerwa mu bitugu no mu mutwe. Umuhanzikazi Nyasengiyumva Varatina benshi bakunze kwita Dorimbogo cyangwa se Vava ubu nta kibarizwa mu mwuka w'abazima aho yaguye mu bitaro bya Kibuye ho mu karere ka Nyamasheke nyuma y'igihe kirekire cyagishize arwaye ariko abaganga batarabona indwara arwaye. Umwe mu muryango we yatanga ivi ko Dorimbogo yapfuye hagana saa 12 zo kuri wa gatandatu tariki 27 Nyakanga umwaka wa 2024. Yavuze ko Dorimbogo yari amaze igihe yivuriza mu bitaro bya Kibuye cyo mu karere ka Nyamasheke ari naho yaje kugwa ariko abaganga bakaba batakabonye indwara arwaye. Ati mu byumweru bitatu byari bigiye kuza ari mu bitaro ariko yatakaga cyane tukumva cyane ari mu mutwe umuzahaje. Yabanje kwivuriza mu bitaro bya Kibogora ahava yerekeza mu bitaro bya Kibuye nyuma y'uko yahawe transfer ari naho yaguye kuri wa gatandatu tariki 27 Nyakanga umwaka wa 2024. Gusa Dorimbogo mbere y'uko apfa ubwo yasurwaga n'abanyamakuru bagiye batandukanye hari ikintu yabwiye abafana be ndetse asa n'ubiseguraho asaba n'imbabazi buri wese rwose bashobora kuba baragiranye ikibazo. Nyirasengiyumva Varatina cyangwa se Dorimbogo yavuzwe cyane mu itangazamakuru nyuma y'uko yasohoye indirimbo Dorimbogo ahagana mu kwa 9 k'umwaka wa 2022 aharirimba amagira ati Dorimbogo Dorimpara Dorimvubu. Yavuga ko yayihimbye bitewe n'uko akunda inyamaswa. Giringo indirimbo abantu benshi barayumvishe kandi yagiye ica ku maradiyo atandukanye ndetse abenshi bazitunze muri telefone yabo. Ku itariki 19 z'ukwezi kwa 12 2023 Dorimbogo yasohoye indirimbo yahimbiye The Ben na Pamela yise Umugisha. Yayikoze kubera ko akunda uyu muryango nk'uko ubwo yabyivugiraga. Dorimbogo kandi yavugaga ko arembye cyane kuko yazahajwe n'indwara y'igifu. Yavugaga ko abaganga bagerageje kumufasha uko bashoboye kuko uburibwe butari bukiri ku kigero kimwe nk'uko yari ameze akiri mu rugo. Umuhanzikazi Dorimbogo yapfuye kuri wa gatandatu tariki 27 Nyakanga umwaka wa 2024. Nakoze kuri iki kiganiro tuzabaye mu cy'ubutaha turebe ukuntu azaherekezwa ndetse akanasezerwa bwa nyuma. Mwabiteguriwe kandi mubigezwaho n'umunyamakuru wa Ingabo Yacu TV Ndayizwe Moses. Mukomeze mugire ibihe byiza kandi mukomeze kuri subscribe kuri channel yacu ya Ingabo Yacu TV. Turabakunda cyane.